ntakuzi nibura si wabo nabakire n'abanyamafaranga ku buryo tuzajya twicara ku meza amwe tugasangira. Ndi mama wa Kevin nta soni urareba igihe wahereye dore n'ibikorogati byanyu wakinye biruka ugarukire mu rugo kabiwe wambwakaza nkwihanisha mu ndeka umva nta kintu wambwira ngo mbashe kubyumva ahubwo icyo mubwiye cyo byaguruka aho ngaho utekuruka ugenda ujya kwizanira amafaranga yanjye naho ubundi ntagukorera ishyiga rishyushye urumva umva mushi ntabwo yari ameze ibaza izina ry'Imana ndarahira ku Mana y'ijuru ariya mafaranga nyabuze usibye kwica uwayagurishije nawe nkakwica. Niba uzi ko amafaranga y'uriya mubyeyi agiye kubura abana be n'amafaranga yarageze ngo arabonye murayarigishije none aka kanya. Yewe muntu uri gukomanga ninde cyane babana baba bate gukomanga se ni wowe mwana wa ari ngukumbuye cyane urukumbuzi rwendaga kunyica mwana wanjye se wowe ntabwo warunkumbuye kumperuka turi inshuti ubu nukubera icyo mara igihe kingana ngo utaraza kundende we reba umwana wanjye disi none se amakuru y'iminsi mwana wa Amakuru ni meza meze neza nta no kumpamagara ko gato wabaye iki ko ntasanzwe nkuziho ko kubabara bigezeho mugore mwashwanye se none mwakabyarana ariko ingo z'ubu mwana ubu wasanga mwarwanye aha Subwa ibi bintu bura ndabihera. ninde wapfuye mwana wa tube twicaye hano niho hari akayaga mu nzu rero kubera ubushyuhe buba buhari nkunda kuba niyicariye ahangaha nirebera muri telefone nirebera amakuru. Bimeze bite se ma? Ni byiza muhungu wanjye none So arya twambwe gukunda guhikinyesha kare. ubizi se kari byo bintu byava na kera yego ariko mwana erega ni wowe wanjye wundi mwana Pakiyazo rwose. wabyara yabyara nkawe utuse ngo twikambire Wasomye. gukomana ngo big boss umukire munini umubosi munini cyane akangaka naho ni ukugahekenya ahubwo utuntu ujya uhora utunzanira Sana ko n'abana bato tugira nta ariko nyine harimo utundi tuntu tw'abana ariko nawe wanabana simbona nabo mama babigese tuse two nuduki kandi kuna rudukiza n'utu ice cream yabirirwa birira ubundi wibyibuye yisware gusa urabizi ibintu by'isukari ndabikunda maze buriya nayo mpamvu ubona kuva na kera ntanywa inzoga yisware gusa niyo mpamvu ubona ntanywa inzoga iyo nzoga iyo nywe mba numva wapi mana gusa akantu n'icyaho kubwira akantu ujya umbwira ikintu ariko umuhungu wanjye ni iki wamburana okay hari ikintu cyaho kubwira c'est une petite frère papa nawe yagiye mu kazi ugiye urahagiye ambasi nyine nangiye kukubwira okay nangiye kukubwira nyine ko nashatse umugore ngo guki niba ibintu byawe uzanye ukamenya ushyira hanze ngo wagize ute nashatse umugore ngo washatse umugore wamushatse ryari wabibwiye nde washatse umugore nyabaki avuka kwande asema ibibazo byose ubuse akora iki se ubu tubizi ikinde kikize ngaho mbwira byose urabinsubiza washatse umugore ngo yavuka he ngo yashiki mbese
ndagusubiza iki ndeke byose urabinsubiza nturi umuhungu wanjye. Okay none reka mubwire. Yego kagira inkuru. Nyine no umukobwa twari dukoranye igihe. Umukobwa utazanye aha ngo mubone umunyereke nk'umusheri wawe, ubundi se ushaka kutabimenyesheje nta no kuza kubinyereka se isora bizi. Oya na petit frère nabyo namubwiye. Wabibwiye ndi nawe nyine niyo mpamvu nanije kubikubwira. ubundi banga urarifata urarimira murakundana imyaka n'imyaniko ngo ba. Oya ntabwo dukunda imyaka. Ngaho mbwira rero wamushakiye hehe se musore? Nizere ko utamushakiye mu nzu yanjye naguhaye. kuko agahinda gacumita umuru. Ni Sedisi wagize ikihe kibazo yo wapfushije Sedisi umuntu mu muryango? Oya urabona. Okay. Wihangana. Okay. Cyangwa imbeba zawe wenda zaguye mu mazi? No. Zaguye mu muriro se? Amafaranga yawe bagitse. Ngo amaki? Umugore yajyanye amafaranga yose. Oya umva vuga uvuye aho. Hasi umva vuga uvuye aho ngaho. Babwa niyo mpamvu uje wigize gutyo. Ya wikomeje nk'igikoroshwe unyereka kuko umva nta kintu nabyumva kuko mbuze amafaranga yanjye nawe ntiwabaho. Nta nisanurazo unyikwedora ubwo se none yari inkuru nzanye. Kandi yajyanye ntanjye mu buryo ntazi. Okay, reka ngusobanurire. Okay. Nge nayazanye. Yiyazana nkiyageza mu nzu. Ndavuga ati, okay, reka ngira ahantu njya hano hepfo ku muhanda. Urumva? Njya kwa Enoki. Ngiye kwizanira iki? Ngiye kwizanira kurugati, nta kurugati nari mfite. Mu gitondo cya kare. Nasize atarabyuka n'umwana atarabyuka. Singarutse nsanga inzira kumpamagara ahantu nashyize amafaranga ntayo, ahantu mu mutwe ibintu ndabisa inzu bura wakugeza mu nzu yanjye nta n'ikintu wasanga kimeze neza, ibintu byose natereye hejuru, amavarisi, amamari, biki byose natereye hejuru, amafaranga ntahize. Ibaze ko noneho ikirenze n'umwana yamusize, yajyanye amafaranga n'umwana akamusiga. Ibintu byose uri kumva ndi kumva uri kubwejagura, ndi kumva wagira ngo ni idebe riri kwirangira ku musozi. Nta kintu ndi kumva ukimbwira ngo amafaranga yanjye bayajyanye. Ngomba kubona amafaranga yanjye cyangwa nkakubona wapfuye nkabona nkurenza ahita. Ibintu ni bibi. Ntaga amafaranga yanjye ndayabura ngo mbyemere, nari nzi ko ari yagiye kunkura mu bukene. Kuko ntago ari inzu nakubakiye yo kurongoreramo umugore. Iriya nane gisi naguhaye kugira ngo ukundu yibemo ureke kugumiza kubana n'ababyeyi. Yego kugira ngo nawe ubashe kwikontrola, ushyira ubwenge ku gihe, ubashe kugira uburenganzira bwo kwigenga, ugakora ugatunga amafaranga nkareba umusaruro ugeraho. Ese wayemaye ngo nzayimaze ikisoko yibamo. Ahubwo se kutaranyere ku musaruro ufite kuva nagumizo. None ngo wayirongoremo. Wabibwiye nde kurongora? Ngaho mbwira, nyibwirira. Wararongora byari se. Amahane yawe, nzi ko amahane yawe guru kugenda ukura amahane yawe yashize. Yego bana ugaruba. Kuko musigaye munzamurira isukari bana banukuri. Ngaho mbwira. Ndi nawe byinshi byo kukubwira mfite. Icyangombwa nuko umenya ko ngiyewe nashatse umugore. Ariko rero abana mfite nagahoma mu. Ese ninde wandogeye mwo kabyara? Wanyereka umungozi. Wandogeye abana. Umwe ati nkunda umukobwa mu batindi. Nkahari Yezu we. Undi nawe ngo nararongoye. Ndongora no mu nzu yawe. Yego komana. Kabahungu ufite. Kumba nigira nkumva wigira nkaho wavutse uri umuki. Ese siko Ken yabimbwiraga nkajya ngira ngo nyine ni bya bindi byiwe by'abana. Keve. Ibyanjye na Ken n'ibyanjye na Ken. N'ibyanjye na Keve n'ibyanjye na Keve. Ubu jewe nawe noneho ni twebwe tugiye kugira icyo tuvugana. Ibyanjye nawe ntubizanemo nda? Siko mbona umva wigira nkaho wavutse uri umuki. Ubizanemo ke. Ngo Ken ngo yashatse umukobwa mu batindi ngo natubagundi sureka ko yanapfe nari gutuma mushaka. Ahubwo mbwira nawe rero. Uranezerewe ko umwana w'abandi yapfuye. Mukazana wawe. Yaramaze yari Yezu wanjye se cyari Yezu umuhungu wanjye. Nyina se niwe wabyaye abakobwa gusa ntabandi bakobwa bari.
ibyo tunabyiyorera. Yego. Ibyo tunabyiyorera. Washakiye mu nzu yanyu? Ahubwo ngiye no kwivugurura. Uvugurura inki? Uvugurura inzu yanjye? Komera. Ubinzi ingana kuri ubundi wayitungiramo umugore. Ese ubundi namubwira ko ngiye kwivugurura. Uwo mugore ntabonye ahangaha. Yego, ngo ngusabire ngukwere. Uwo nta mugore nkeneye. Uwo nta mugore nshaka, ndabikubwira umuhungu wanjye. Mama none se Umugore ntazi wabo. Nawe simuzi. Sinzi icyo akora. Sinzi aho avuka. Papa we se akora iyihe business? Arangura mu Bushinwa? Umva. Nk'ubwo ngubwo urimo kwimyabagiza mu biki ko numva uri gushaka kuntera kuruka. Ubwo weho n'umugore wawe rero. Ubwo mwagiye umugambi ngo mundire amafaranga, ubwo nyine mukirire mu rupfu rw'abana banjye. Ariko we urupfu rw'abana banjye Gabi na Salama mubakirireho, ngewe warushye umva mbagira kubise mbonsa inda amezi 9 mbarera bagakura bakagera hariya. Abari mwe mubakiriraho cyangwa rangura Dubai mbwira. Ndabizi ntago wakwisondeka byanze bikunze. Ubwo hari icyo wamubonye. Ngiye nkunda umukobwa nago nkunda ibintu by'iwabo. Wabo se ndamenya ibyo bakora ngo bimarire iki. Reka kubwire noneho ngukurira inzira ku murimo. Inzira nyikura ku ubona ko papa ari umucuruzi, ukumva nyine nawe ko abantu bose bagomba gushaka abacuruzi. Papa yaza kuba nk'umujura, nanjye nari kuzashaka umukobwa uvuka mu bajura. Ntabwo yagombaga kuba umujura. Byashobokaga bitese. Ariko koko burya abatindi basa n'impuzabo. Urifuza abatindi b'abajura? Oya. Papa wawe yari umugabo. Yari afite umuryango avukamo, muzi mushaka tuziranye. Wowe washatse avuka mu uhe muryango? Afite amashuri angahe kwanza? Afite ihe lisansi? Kawimvira. Nese ko numva ndi kukubaza kandi ese mama abantu bose bagomba kuba barize. Ase Beya, ibi bintu uko nabyinjiyemo nkabizamwo. Urumva? Ubonye hari umutima mfite wo kukurya amafaranga koko? Umva ngewe Beya ntabwo mbona mu bantu bakurya amafaranga. Nzagahinda wagize ku bana bawe. Uwo mutima nawe nagira. Ngewe Beya ntabwo nzi. Urumva? Uranyitiranya, uzabanza ugenda umbaririze hose. Nibwo uzamenye ubone ubuze untera isese mu nteka y'imitwe n'akara kagozi kawe ngo nakagore. Umva nta kintu wambwira ngo mbashe kucyumva. Ahubwo icyo nkubwiye cyo byaguruka aho ngaho utekuruke. Ugenda ujye kwinzanira amafaranga yanjye. Naho ubundi ntagukorera ishyiga rishyushye. Urumva? Icyo nkubwiye cyo ni amafaranga yawe najyanye. Ndakubwira ngo umugore yanyibye ansigira n'umwana ucyonga. Ubwo ntibindeba naba nawe uramufite. Abanjye ko bari mwirimbi. Umva nkubwire. Niba amafaranga yanjye utayabonye, ugenda unzurira abana. Kuko wayabuze kubera abana banjye. Genda unzurira abana bazane ayo mafaranga uyihorere. Umva tekuruka mbabarira. Akuzi n'ikindi. Uramugure ngiye kumuhiga. Aho ninamwica ngo bapfunge. Umva di amafaranga yawe ngiye mwijije ko ndibuyagarure sibyo. Ubwije amafaranga yawe aragaruka ugira umutima utuje. Byaba ari sawa. Ariko baramfu. Genda uyazana ubanguke nuko. Icyonzi cyo nuko bari bumfunga. Umva ibintu byo guhebeba no kubwejagura no kunyahuza. Ibyo kumoka bireke ihutunzanira amafaranga yawe. Oya ndayaza. Ebiranyana yimbwa. Ariko Beya nagorwa we. Ndebiri ndongege nimbeshye gutya. Ngahimbwe ngahicyamo bakarori ngo bashaka ko tubana. Ariko mana none ndebe. Ubuse ko natangiye kujya mwihenura ngo ngiye kubona amafaranga n'iki. Ibi byo ndabifatanye. Yaba mana. Kamafaranga nyingo yayabuze. Ariko hoye arabekera ubusa. Hasi hejuru mpaka. Menye ibyari amafaranga. Ubu banejeje umusha. Ajya kwiyanikira ibishyimbo izuba ritanandengeraho ariko. Ngewe Beya ntabwo nzi. Arabekera ubusa rwose. None se niba warashatse umukobwa utarize, ntabavuka mu bakire, ntabavuka mu bacuruzi, ahubwo uwo mugore washatse n'inyabake. Jewe kwanza nta n'amagambo menshi mfite yo kuvugana nawe. Yego
utananzamurira isukari ugatuma nkukubita genda umunyabigwi nagupyatura uzabaze Keni ntago ajya nzana aho gukora ngo washatse ngo umuki umugore mu nzu yanjye wowe ku myaka yanjye se urumva nyiri umuntu ngiye gukubitwa erega ubu ngubu uraje no kumubita erega ubu ngubu uraje nzajye mbazana n'imiceri yo kurya mwishwe n'inzara nako gakobwa ntazi yo gakomoka ndakora ibyo wakora byose ayo wakwinjiza yose ni imbaraga zanjye na papa wawe kuba ugeze ku byo ufite no kuba ufite akazi keza ariko nyine banza no kubera agena wambwiye ngo urashaka kumenya umusaruro w'ibyo nkora umusaruro w'ibyo nkora rero kuva najya no kurongora oya ukanashaka utabizi nabyo birimo yego ariko ugatinyuka ugashaka umugore utabitubwiye amezi 9 nagutwise nkakubyara nkakurera ugakura mba mbwire nyine ndanabigushimira ndanabikubahira ariko mba mbwire umusaruro w'ibyo nkora ngiye kuva najya muri iyo nzu ugiye kubibonera kwiranzu ugiye kuyigira nziza ngiye kuyigira nziza se ndatumuyibamo ahubwo ubwo ngire ngo warangije kwizigama ibifaranga ugiye guhita ugenda ugura ikibanza mu cyerekezo ubundi wubake hano musigaye mugira abana kurumva abana basakuza nyine abo bana ni babandi baba baje kunyisurira baje guhanura amapera n'amaronji nta soni koko ikamubwira rero ibintu mama bayashyize aha ngaho ubundi we yikiwe ibi bintu ko korona bitaramuye ese mwango ko mwebwe nimwenda amazi mu namwe nimunyongere stress muze mwese muze cyangwa mu izuba ribereke namwe nimunyasameho uzongera kumena ibintu aha ngaha uzabiyora shanje wagiye ubireka kubona nitereye umuti utumutwe se wataye umutwe byagenze ubundi si byo unabiretse inkoko ntiharigeze aza kubirya inkoko se zirya ibishishwa by'ibigori sinzi ibintu urimo we nta n'ubwo izi ntibyabaye cyumva ariko buretse arabeshya ni ngewe nawe ayo yivugisha yo ariko ibiki byabaye ma ngo umuntu ngo yiringira amahire ngo amaherere akamurinda ngo bajyane umutwe wari urishe kiriya gicucu iriya mbwebwe iriya ngunzu koko ije kunekera imitwe cyakora mwana nanjye abahungu mfite ariko rwose ngo wararongoye igena n'ubundi umva byancanze ese ubundi wararongoye wakoze ubukwe ntiwadutumira wabukoreye he muri mariyoti wabukoreye asema kumurumva yenda mufite amafaranga yanyu ariko nyine nese amafaranga yanyu ariko kuki mwishyira ahantu hatari ahanyu mariyoti mufite amafaranga yanyu koko nibyo ndanabyemera ariko se wewe wakoreye ubukwe mariyoti impamvu ntabo hakoreye nuko mariyoti yari itarubakwa ariko ubusahi wansubiza kongera gukora ubukwe nakwambara agatimba nibura reka ngusubize ikibazo mbajije uwagafata yagafatira nko muri metero 5 zaho naba mpagaze reka ngusubize ikibazo nyine umbajije ndagusubiza mbajije ngo se nakoze ubu ntabwo kwe nakoze wakoze iki wararongoye nyine giye nashatse umugore ndahaza turabana mu nzu yanjye mu nzu yanjye wakabaye nibura warubatse ukamubwira uti narubatse nubatse aha naha niho nazaniye umugore ese ma iriya nzu ko mbona uvuga ngo iriya nzu yanjye iriya nzu ko mbona umva wagira ngo uzanuna pfuzanayijyana sinzayijyana yego ariko inzu izasigara ari iyacu izasigara ari iyanjye ariko ntakiriho none igihe ndiyo nase wakoreye iki ntabwo mwakoreye abana banyu cyane nimukorera abana banyu abana bacu aho bageze mu rwego rwo kuba no babasha kwikorera bari imyaka yose uyimaramo imyaka uyimazemo wakabaye warubatse ariko kubera ko n'abarezemo mama ukenera ikintu cyose nkakiguha mama ngiye amafaranga narayasevinze arahari none kutubatse ntabwo nshaka kubaka indi nzu nshaka gukora iriya neza kuko n'ubundi ni twebwe izagira ibyo byibagirwe ukuzi wavuye ku ibere nkagucutsa nkonsaba ari umuna bawe ni nako ugomba kwibagirwa burundu ugacuka kuri iriya nzu iriya ni inzu yanjye n'umutungo wanjye ntago ari umutungo wa Kevin yego